ibibi bikananga imbere mwami wanjye mana yanjye bigirene muri iki kuko kondusha ukwegera satani nawe arandwanya cyane mwami wanjye mana yanjye imbaraga zo kunesha humura mwana wanjye uvuga byose ndabyumva kandi imbere y'uko ubimbwira banamaze kubimenya kandi ntuterwe ubwoba n'ibyo byose bikugose kuko ndi Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwaramutse neza, mwaramutse amahoro, umwami Yesu ashimwe. Indirimbo iravuze ngo humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva kandi nzi ibyo ukeneye utarantabaza utarambwira ibyo ukeneye ndabizi. Haleluya. Yeremiya 33 umurongo wa 1 kugera kwa 3 haravuze ngo ijambo ryaje ku Yeremiya ubwa kabiri agikijyaniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti uku niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Muri iki gitondo hari andi mahirwe ya kabiri, hari rikujeho ku nshuro ya kabiri. Imana yongeye kukoherereza ijambo ryayo, Imana yongeye kukoherereza intumwa yayo, Imana yongeye kuvugana nawe ku yindi nshuro. Irakubwiye ngo erega nigira icyo ikora ikakirema ikagikomeza. Aya magambo arakomeye muvandimwe. Muri iki gitondo ushobora kuba waraye ubabaye, waraye utishimye, hari waraye ubwirwa amagambo mabi, waraye amarira atemba ku musego, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo humura, umwami wawe niwe ugira icyo akora, yarangiza akakirema akagikomeza. Haleluya, haleluya. Birashoboka ko ejo waraye utishimye kuko wacuje ugahomba, cyangwa se ibyishimo bikabura kubera uburwayi, kubera amagambo mabi wumvise, kubera amajwi yaje muri wowe, kubera yuko hari ibyo wabonye bitari kugenda neza, kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Ukareba iburyo, ukareba ibumoso, ukareba epfo, ukareba ruguru, ukabona nta butabazi buhari, ukabona ntawe wahamagara, ukabona ntawe wabwira, ukabona abantu bose wabagezeho, kandi ukabona ikibazo kirakugarije, ukabona ikibazo kiragutugaritse, ukabona ikibazo mbega cyakugotagose. Ariko umva ijambo Imana ivuze, iravuze ngo niwe ugira icyo akora. Muri izo ntambara uri gucamo niwe ugiye kugira icyo akora, narangiza akireme kandi agikomeze. Wowe icyo usabwa, mutabaze, aragutabara, akwereka ibikomeye biruhije wari utazi. Haleluya. Nyuma y'icyo kibazo, nyuma y'iyo ntambara, nyuma y'ibyo uri gucamo, wowe tabaza Uwiteka akwereka ibikomeye, kuko n'Imana itirengagiza abayo.
ni Imana itirengagiza abayihamagara, ni Imana idasiga abayumva, uyiteze amatwi wese iramutabara. Yavuze ngo ntabaza ndagutabara. Wasanga nubwo wumvaga ko uri gutabaza ariko utari gutabaza. Bene data, hari igihe dusenga ariko tugasengera muri situwasiyo duhagazemo. Twibukiranye amagambo kuko Imana irera, Imana irera, haba mu kibazo irera, haba mu byishimo irera, haba mu ntambara irera. Igihe cyose ishaka ko tuvuga ko yera. Igihe cyose ishaka ko tubona ibintu nk'uko nayo ibibona. Niyo mpamvu Yesu yabwiye umusamariya wari uje kuvoma, aramubwira ngo igihe kirageze kubaza batayisengera Imana kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu, ahubwo ko abasenga Data bakwiriye kumusengera mu mwuka no mu kuri. Iyo uri mu mwuka ushobora kubona ibisubizo kandi uhagaze mu kibazo. Iyo uri mu mwuka ubona ubutabazi kandi abantu babona byakurangiranye. Imana ishaka ko twatura amagambo y'ubuzima, amagambo y'ubugingo, kandi tugaragara nk'aho birangiye. Imana irashaka ko duhamya kandi bigaragara yuko ubuzima bushize. Irashaka ko tureba ibintu nk'uko nayo ibibona, kuko iyo turebeye mu mubiri ntacyo tubona, ariko iyo turi mu mwuka bene data tubona dukomeye, tubona turi abatsinzi, kandi biri mu mwuka Imana ikabizana mu buryo busanzwe. Hari igihe utabariza mu mubiri. Umuntu umwe yigeze gutabariza mu mubiri, ndagira ngo mfate umwanya ngo usengere Imana. Ni umugaragu wa Elisa, aratabaza abonye ingabo z'Abasiriya zibagose, ngo araza komanga shebuja, aramubwira ati databuja turashize kuko Abasiriya baratugose. Ariko Elisa we yari ari mu mwuka arimo areba ingabo z'Uwiteka zibagose. Haleluya. Mwene data, hindura amaso urebe ingabo z'Imana zikugose. Wirebe inzara ikuzengurutse, wirebe ubwo bukode, wirebe ubwo burwayi, wirebe icyo gisuzuguriro, wireba ko wanzwe, wireba ko wajugunywe. Ahubwo hari ingabo zikugoteye aho uri. Nubwo waba utaryama kuri mate, aho uri hose hari ingabo ziyakugoteye, zikurinda uryama ugasinzira bugacya. Nubwo utasinzira nk'uko ubishaka, ariko hari ingabo zikugose. Nusengera mu marangamutima y'ibyo wariye, y'ibyo wanyweye, uko wambaye, ibyo ukeneye utarabona, uzabona Imana ko idashoboye. Ariko niwinjira mu mwuka uzabona ibisubizo biri imbere yawe. Imana ibwira Yeremiya ngo wowe ntabaza ndagutabara. Yeremiya urimo urataka kuri muri gereza, ariko mfite ibikomeye nshaka kukwereka biruhije kandi ntabwo ubizi. Urimo urataka kubera amapingu, kubera iminyururu. Urimo urataka ko bagufunze, ariko ntabwo nshaka kunyereka igifungo, ntabwo nshaka kunyereka utafite ubwinyagamburiro. Ndashaka kuntabaza njye ubwanjye nkazakwereka ibikomeye kandi biruhije utamenya. Ndahishuriwe cyane. Bivuze yuko ikibazo urimo ku Mana irabona ari toto, irabona cyoroshye, irabona ntacyo ari akantu gatoya. Ahubwo irashaka kukumenera amabanga y'ibikomeye wari utazi kugira ngo uyamenye. Imana ishimwe cyane. Imana ashirwe hejuru. Imana ikumera umugisha kandi Imana ikugirire neza. Ntabaza ndagutabara. Reka ngusengere Imana. Mana, mu izina rya Yesu, nsengeye uyu mugabo n'umugore,
nsengeye uyu musore mwami n'umukobwa, uyu musaza n'umukecuru n'abana bato, ndabasengeye mwami. Hari ibyo bari gucamo kandi bikomeye, hari ibyo bari gucamo kandi biremereye, hari ibyo bari gucamo kandi mwami bibagoye, ariko ijambo ryavuze ngo ntabaza ndagutabara, kuko ni wowe ugira icyo ukora ukakirema ukagikomeza mwami, kuko izina ryawe witwa Uwiteka. Ndakwinginze kugira ngo muremere ikintu gikomeye, muremere ishimwe rikomeye, kandi umwami umeneye amabanga, kandi umuhe umutima ukomeye wo gusenga nk'uko bikwiriye, wo gusenga nk'uko ushaka, kukuvuga ukiyumva, kukuvuga ukamenya ko ari wahamagaye, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze nyakubahwa Imana, urakoze Mana kumuremeye, urakoze Mana kumugire neza, urakoze bw'ikiganza cyawe mwami, urakoze kumuhinduriye, urakoze mwami kumukuye mu buzima ukamushyira mu bwiza, urakoze kuhinduye imibereho, urakoze mwami kuhinduye icyerekezo, urakoze mwami ku ijwi ryawe rimujeho, urakoze kongeye kumutuma ubundi bushya, urakoze kumuha icyerekezo gishya, urakoze kubw'ijambo ryawe mwami, kandi ko atazapfa azarama, ahubwo agomba kuguhinduka ubuhamya mu izina rya Yesu. Urakoze nyakubahwa Imana, muhuze n'umuntu w'umugisha, muhuze n'uwo yari akeneye, ikiganza gikiza uburwayi, ikiganza cyawe gikize mwami Imana uburwayi bw'ubwoko bwose, kuko ni wowe muganga mukuru, ni wowe muganga ubikiza byose mwami, ni wowe utanga ubwenge, ni wowe utanga ubuzima, ni wowe utanga imibereho, ni wowe utanga icyerekezo. Urakoze Mana yo kwizerwa, urakoze byiringiro byanjye, urakoze mahoro yanjye, urakoze mungeri mwiza, urakoze mwami mwiza, urakoze wowe uri Ebeneza, urakoze kuri Jehova Rafa, urakoze kuri Jehova Shalom, urakoze mwami Mana. Ndagushimiye kubw'ibyo ukoze, ndagushimiye kuhembuye, ndagushimiye kugize neza mwami, urakoze mwami, urakoze mwami. Ndagushimiye, izina rye rihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu, amen. Nizeyimana Theogene, mugarawe w'ibya Yesu nk'intumwa, Yesu abampere umugisha, ibyo usaba byose data yabyumvise, amen.